njye nakurikiye amakuru nyine uyu mwaka uwo mujije avuga ko muri Innocent au-delà de ça aho kuvuga ko muri Innocent yanavuze ko d'ailleurs ari mwebwe muri victime w'ibyabaye. Ayo magambo yagize yefe kuri mwebwe? kuri jyewe vraiment navuze nti mana yanjye wari usanzwe uzi ko njye ndi victime, wari usanzwe uzi ko ndi innocent, none bivuzwe ku mugaragaro ku bubasha bwawe. Nabwiye Imana kuko meme Rolandome nahise njya mu misa gushimira Imana nti utumye nibura amahanga nibura abanyarwanda babona ukuri ya mugore jije witwa Stephanie Tacho yavugishije ukuri avec son assistante. Nashimiye Imana kuko nta kindi nabivugaho.